natwe niwe dufite, ariko Bibiliya yambwira ngo Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Ni ukuvuga ngo Yesu nta gacu na kamwe ko guhinduka kaza kamugaragaraho. Bwana sifiwe sana cyane, haleluya. Dukwiriye gutunga Yesu ufite imbaraga, ukamusaba ikintu buryo nawe ubwawe Yesu yakigukorera gutya, bikabanza bikagutungura be ubwawe, bikazobona gutungura abandi, ariko kubera kwizera guke turuye. Nasomye amakuru ya Gideyoni, igihe Gideyoni yishe abamediyani, ni ukuvuga ngo yishe abamediyani ari wenyine kubera imbaraga z'Imana yari afite. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo wakoresheje ba Gideyoni n'uyu munsi natwe niwe dufite, ariko urimo gusanga ubu nyine abantu bita ko ari abakozi b'Imana batokiza n'ibicurane. Umuntu akagwara ibicurane akaturembana, tutobasha no kumubwira ngo kira mu izina rya Yesu. Mbese izina rya Yesu turitunganya intege nke. Reka gaho kabagwayi b'amapepu bari mu kuvuga ngo Yesu yaranize aravuga ngo niwe shingiro ry'umunezero wacu, nta wundi mugisha dufite wo kwirata uretse Yesu Kristo gusa. Yesu niwe dukwiriye kwirata. Ni ukuvuga ngo abakozi b'Imana nta kindi kirato cyacu ni ukwirata umwami Yesu, tugatekereza icyo Yesu yakoze ku buzima bwacu. Yesu yakoze ibintu bikomeye, Yesu yakoze imirimo y'indashikirwa. Tugomba gutekereza, twabitekereza gusa twatekereza ko turi abana b'Imana, kandi twahawe agaciro ko kuvuga ngo izina rya Yesu. Bwana sifiwe sana. Yesu yadusigiye ububasha n'ubushobozi, aravuga ngo muzokora n'ibyo ntakora. Turasoma igitabo cy'Abaheburayo gice cya 13 umurongo waho wa 8. Abaheburayo 13 umurongo waho wa 8. Abahageze dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Amen. Haleluya. Ndashima Imana yo mu ijuru ko itugiriye neza, ikabiduhaye uyu mwanya wo kugira ngo duterane. Imana yo mu ijuru ishimwe. Muri iyi minsi hari mu kuba imvura nyinshi, noneho abantu bagatekereza ko nyine batabona inzira, ariko ndashima Imana ko twateranye tungana gutya kandi n'imvura yaguye. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Ndashima Imana kongera kugaruka ahantu duherutse ejo bundi mu giterane, kandi twahagiriye ibihe byiza by'umunezero, turanezerwa. Narukurama numva nyine twogaruka, Imana irabikora tukagaruka. Haleluya. Ndashima rero Imana yabikoze, Imana ishimwe. Kandi muri ca giterane ndi mukumva narahakuye ibintu bikomeye. Ndagira ngo namwe hari ibyo mwahakuye, ariko wonzi mu babikuye hano na Revera nawe arimo, kuko nawe yambwiye ko hari ibintu yakuye hano bikomeye cyane. Ndashima kubw'ubuyobozi bw'itorero bwatwemereye bukaduha umwanya. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, duciye bugufi ku bwayo. Ndashima namwe abakristo muri rusange gutanga umwanya wanyu mukaza mu materaniro kugira ngo tuze dukomeze dusangire ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Buriya guterana, nasanze impamvu zo guterana zituma duterana umuntu no kwigirira neza. Haleluya. Iyo umuntu aterana ubuha wigirira neza wowe wenyine, nta wundi ubuha ufasha ni wowe ku giti cyawe. Ni ukuvuga ngo tuza dukomeza tugafashanya, ariko kandi tuba turi kutwigirira neza. Rero reka tuganire ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya, minota bambaye sindenzaho n'umunota umwe. Ndabikoresha kuko bayimbaye, kubera ko hariho n'undi muvugabutumwa ndaza gukoresha umwanya muto. Bibiliya iravuze ngo Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Haleluya. Nasomye iri jambo ejo, hari umuntu twaganiriye, tuganira hejuru ya Yesu, dukomeza kuvuga Yesu. Ndamubwira ngo numvishe uwo Yesu agize uburemere muri nje, numvishe kandi akomeje kugira imbaraga, bituma nsoma iri jambo rivuga ngo Yesu Kristo uko yari arejo
n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Haleluya. Maze gusoma iri jambo natekereje ko tuganira hejuru ya Yesu Kristo tudahinduka. Ubundi hariho ba Yesu benshi, abitwa iryo zina rya Yesu ni benshi. Twebwe iwacu aho twari dutuye twagiraga umugabo witwa Yesu, ariko abo ngabo si bo ngiye kuvuga. Yesu ngiye kuvuga ni Yesu Kristo tudahinduka, kandi Yesu Kristo tudahinduka ni Yesu Kristo mwene Dawidi. Ni ukuvuga ngo Yesu tugiye kuvuga ni Yesu ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi. Mureke uyu mugoroba tumwakire cyane. Haleluya. Tuzamure icubahiro cyane. Haleluya kandi haleluya. Nastekereje nsanga Bibiliya yose igituma Bibiliya yanditswe ni ukubera Yesu. Niyo usomye biragwera mu Itangiriro ukageza mu Zahishuwe, Bibiliya yose ivuga Yesu. Iyo Yesu ataja kuhaba Bibiliya ntiba yaranditswe, ariko impamvu Bibiliya yanditswe ni ukubera ko hariho Yesu, kandi Yesu Kristo udahinduka. Uko Yesu Kristo yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Bishaka kuvuga ko tagacu ko guhinduka ko mugaragaraho. Bwana sifiwe sana cyane. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe tangiriro akaba n'iherezo. Yesu niwe mbaraga zacu. Yesu niwe munezero wacu. Impamvu duterana ni ukubera Yesu, ntabwo ari ukubera bene wacu, nta nubwo ari ukubera ko dufite ubugenge cyangwa twabuze ibyo dukora. Tuba duterana kubera Yesu. Impamvu abantu babwiriza, abantu bakaja mu mavugabutumwa, bakaja i Bugande, bakaja hehe, bakaja mu Rwanda, kuriya ni ukubera Yesu. Impamvu abaririmbyi baza barepeta bakiga indirimbo bagasubira mu zindi, tukiga izindi, abahimbyi bagahimba, nta kindi bazabikorera, ni ukubera Yesu. Impamvu tuza dusirimba tukabishobora, n'abasaza bagasirimba. Revera twazanye ejo bundi yaratubwiye ngo iyo ahaye asirimba ngo azaba umusore we na wa wundi muto, ariko gutya ngo igisirimba cyarangira ngo akama umusaza wa wundi unanirwa n'imyaka ntabashe no kujya. Ni ukuvuga ngo impamvu abantu babasha gusirimba, n'abagabo bakuru bagasirimba bigakunda, abasaza n'abakecuru bagasirimba, nta kindi kidutera gusirimba, ni ukubera Yesu. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe mbaraga zacu, kandi Yesu niwe mahoro yacu. Yesu rero Bwana sifiwe sana cyane. Haleluya. Mureke tuzamure Yesu, kuko Yesu wenyine niwe ukwiriye kuzamurwa. Ni ukuvuga ngo imirimo yose dukora myiza hano munsi y'izuba ntabwo tuyikora kubera twebwe, tuza tuyikora kubera Yesu. Izina rya Yesu rero ni izina rikomeye. Umuririmbyi yaririmbye n'avuga ngo ni izina riryoshe, riza riruhura indushi, rikamara imibabaro yose. Bwana sifiwe sana. Ariko muri iki gihe abantu batunze Yesu w'intege nkeya, abantu batunze Yesu wabaheza gusa ibintu bitoya, utobaheza ibintu binini. Ni ukuvuga ngo umuntu ari mu gutunga Yesu uwo muheza kawunga, agatunga Yesu uwo mwishurira inzu, agatunga Yesu uwo muheza umwenda, nawo wa wundi uciriritse wa makeya. Abantu ntibafite Yesu w'umunyembaraga, abantu bafite Yesu w'umunyantegeke. Ariko uyu mugoroba naje kugira ngo dusezerere Yesu w'integeke cyane. Haleluya. Twakire Yesu w'imbaraga, kubera ko natekereje ndavuga ngo ese Yesu ba Eliya bari bafite, Yesu ba Yoshua bari bafite, Yesu iyo usomye Bibiliya abagabo bose bagiye bizera Yesu bari bafite, natwe niwe dufite. Ariko Bibiliya yambwira ngo Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Ni ukuvuga ngo Yesu nta gacu na kamwe ko guhinduka kaza kamugaragaraho. Bwana sifiwe sana cyane. Haleluya. Dukwiriye gutunga Yesu, Yesu ufite imbaraga, ukamusaba ikintu buryo nawe ubwawe Yesu yakigukorera gutya, bikabanza bikagutungura be ubwawe, bikazobona gutungura abandi. Ariko kubera kwizera guke tutizera izina rya Yesu, kandi dufite izina ry'imbaraga, umuntu ari mu gusaba ikintu, umuntu yagera ku kintu gutya gikomeye agashaka nko gushidikanya, bamwe kazavuga ni ukuvuga ngo nyine Yesu abantu bafite ni Yesu w'intege nke kuko twabivuze. Abantu bari mu kugera ku bintu bikomeye bakamavuga ngo wenda muzorebe neza, hari ahandi yoba yarabikuye. Mbese ni ukuvuga ngo nyine abantu basigaye bakeka abandi kuko hari nkaho bagiye bakura ibintu kubera kutizera umwami Yesu. Ariko dufite Yesu w'imbaraga,
nukuvuga ngo Yesu Kristo uko yarareje n'uyu munsi niko ari. Abantu muhuguke mureke nyine abari hanze barebe bakurikirane n'ibyo barimo, mureke guhindukira cyane. Haleluya. Nukuvuga ngo Yesu abantu bafite ni Yesu wizo ntege nkeya, ku buryo umuntu nagera ku kintu cyiza cyangwa se wabona umuntu ageze ku kintu gikomeye bagatangira gutekereza ngo ariko ntahandi yo yarabikuye, ngo bazarebe neza ko ntazindi imbaraga yakoresheje kubera kutizera umwami Yesu. Ariko mureke muri no mugoroba twakire Yesu w'imbaraga, twizere Yesu w'imbaraga, kubera ko Yesu niwe mukuru kuruta abahanuzi, akaba mukuru kuruta abamarayika. Yesu ari hejuru y'ibintu byose dutekereza. Nukuvuga ngo Yesu niwe ukwiriye kuzambungwa gusa wenyine cyane. Haleluya. Yosuwa atuma abatasi kugira ngo baje gutata Yeriko, nukuvuga ngo bari bagiye gutata igihugu, arabagira ngo mutate igihugu, ariko ngo cyane mutate Yeriko, kubera ko Yeriko yari yubakiye cyane. Abatasi baragenda bashike baratata, bamaze gutata igihugu baraza, igihe ngo bagiye Imana ibabwira kuzenguruka Yeriko, nukuvuga ngo bazenguruka Yeriko inshuro 7, ku munsi wa 7 bazenguruka inshuro 7, bazengurutse iminsi 7, ku munsi wa 7 bazenguruka inshuro 7, Yeriko irariduka. Nukuvuga ngo nta kindi cyariduye Yeriko ni Yesu. Yesu dufite niwe uzuca mu inyanja, Yesu dufite niwe uzuridura za Yeriko, Yesu dufite ntabwo ari Yesu umunyantege nkeya, ni Yesu umunyembaraga. Kandi uko Yesu Kristo yararejo igihe ba Yosuwa bariko bazenguruka gutya Yeriko, n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Bwana sifiwe sana. Yesu Kristo uko yarari igihe Dawidi yishe Goliyati, nukuvuga ngo Goliyati ariko yegura umutwe, abagabo b'Abanyesirayeli bakamaja mu myobo. Dawidi ngo ahagereye amavuga ati uriya mugabo jewe no mwica, kubera ko yari afite kwizera muri we, kubera ko yari yizeye imbaraga z'Imana. Nukuvuga ngo rero abuye Dawidi yakoresheje nibuye, ntabwo ari ibuye risanzwe, ahubwo ni ibuye ryo kwizera. Iyo twizeye umwami Yesu, tukizera izina rya Yesu dufite, Yesu aza dutinyura, Yesu akaduhindura abagabo. Nukuvuga ngo uwo Yesu ni wuzu duha imbaraga, uwo Yesu ni wuzu twambika ubwiza. Iyo wizeye umwami Yesu tuzatuva mu bwiza tuza mu bundi, kuko Dawidi yaravuze ngo uranterana amacumu n'uducumu, ngo ariko njewe ndagutera mu izina rya Yesu. Nukuvuga ngo Yesu Kristo uko yarari igihe yarari kumwe na Dawidi, n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Bwana sifiwe sana cyane. Haleluya. Twongere haleluya. Nasomye amakuru ya Gideyoni, igihe Gideyoni yishe abamediyani, nukuvuga ngo yishe abamediyani ari wenyine kubera imbaraga z'Imana yari afite. Nukuvuga ngo Yesu Kristo wakoresheje ba Gideyoni, n'uyu munsi natwe niwe dufite. Ariko urimo gusanga ubunyine abantu bita ko ari abakozi b'Imana batokiza n'ibicurane, umuntu akagwara ibicurane akaturembana tutobasha no kumubwira ngo kira mu izina rya Yesu. Mbese izina rya Yesu turitunganya intege nke. Reka gahuka abagwayi b'amapepu bari mu kuvuga ngo ari umugwayi w'amapepu, bagahamagara ba reverati nyabona mureke tubazanira umugwayi, bakamavuga ngo twarasezeye tituzongera gusengera abagwayi. Mbese no kuvuga ngo urwego tugezeho si urwego rwo kurwana n'amapepu. Imana tubabarire cyane. Nukuvuga ngo muri iki gihe turi mu gihe cy'intege nkeya, abantu bari mu ntege nkeya, abantu batunze Yesu w'intege nkeya, kandi Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari. Nukuvuga ngo Yesu tagacuna kamwe ko guhinduka kaza kamugaragaraho. Bibiliya ivuga neza ikavuga ngo ubwiru bw'Imana burakomeye, cyangwa se ibanga ry'Imana rirakomeye. Imana ngo kwerekanwa ari umuntu bikamamazwa mu isi. Nukuvuga ngo kumenya Imana iryo ni ryo banga ryacu, iyo niyo password yacu, kumenya agaciro k'izina rya Yesu, kumenya imbaraga z'Imana. Niko Bibiliya ivuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ngo izo dutekereza byose n'ibyo twibwira byose, ngo kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Ariko izo mbaraga z'Imana zidukoreramo nakomeje kubitekerezaho ndavuga ngo izo mbaraga turazizi. Bwana sifiwe sana. Jo bundi hari umuntu twaganiriye tuganira hejuru yo kwimenya, dusanga muri iki gihe abantu tubarimo kwimenya, abantu tubarimo kumenya imbaraga z'Imana bafite, kubera kutamenya imbaraga z'Imana bafite. Ninga kuri Gideyoni Imana yaramubwiye ngo haguruka ugende uko imbaraga zawe zingana, ariko Gideyoni kubera ko atarazi imbaraga zimurimo, yamavuga ngo ese no umunyembaraga abamediyani bakaba batumaze gutya,
ko twari dufite amakuru ko Imana ariyo yakuje basogokuruza muri Egiputa, none ubu nyine ikaba yaradutaye, ariko Imana marayika yamubwira ngo haguruka ugende uko izo mbaraga zawe zingana. Ico catumye Gideon ahaguruka atsinda abamediyani. Ni ukuvuga ngo kubera kutimenya, kutamenya imbaraga z'Imana dufite, ariko muzi gutunga izina rya Yesu, ariko tukaba turi mu buzima bumeze gutya, birababaje, biteye isoni. Mureke buri wese yongere kandi atunge Yesu w'imbaraga. Tumenye izina rya Yesu ni izina rikomeye. Izina rya Yesu ni izina riri hejuru y'ayandi mazina yose. Ubundi izina rya Yesu tidukwiriye kuzaza turivugira ubusa. Hallelujah, amen. Nukuvuga ngo izina rya Yesu kubera ukuntu abantu baritesheje agaciro, umuntu ari mu gutubura igikombe akavuga ngo ku izina rya Yesu, yasitara akavuga ngo ku izina rya Yesu, yagira guta akavuga ngo ku izina rya Yesu, kubera ko abantu bafashe izina rya Yesu barifata ari inyantegegeya. Nukuvuga ngo izina rya Yesu ni izina rikomeye. Dukwiriye kuzoza tuvuga ngo izina rya Yesu ibirema bigahaguruka, tukavuga ngo izina rya Yesu abagwayi bagakira, twavuga ngo mu izina rya Yesu impumyi zigahumuka. Ariko ibyo ngibyo bizayo bikora abantu babitahuye, abantu babanje kwimenya Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose cyane. Haleluya. Umuririmbyi yararize aravuga ngo niwe shingiro ry'umunezero wacu, nta wundi mugisha dufite wo kwirata uretse Yesu Kristo gusa. Yesu niwe dukwiriye kwirata. Ni ukuvuga ngo abakozi b'Imana nta kindi kirato cyacu ni ukwirata umwami Yesu, tugatekereza icyo Yesu yakoze ku buzima bwacu. Yesu yakoze ibintu bikomeye, Yesu yakoze imirimo y'indashikirwa. Tugomba gutekereza, twabitekereza gusa twatekereza ko turi abana b'Imana, kandi twahawe agaciro ko kuvuga ngo izina rya Yesu. Bwana sifiwe sana. Yesu yadusigiye ububasha n'ubushobozi, aravuga ngo muzokora n'ibyo ntakoze. Ni ukuvuga ngo izo mbaraga abantu baraziryamanye, barazisinziranye, abantu ndi bari mu kuzikoresha kuko mwene data yabivuze. Haleluya cyane, haleluya. Ni ukuvuga ngo Yesu ba Eliya bari bafite Yesu. Eliya akamateranya abantu ku musozi wa Karumeli, ingabo za Bali n'iza Ashera, akababwira ngo mubanze muhamagara Imana yanyu. Akaruha akabaturira akababwira ahari Imana yanyu yoba yasinziriye, yoba yazindutse, kubera ko Eliya yari yaramenye password, hari imbaraga yari afite. Ni ukuvuga ngo muri wa mwanya Eliya ntabwo yabanje ngo yuzuzwe, ahumirize, abanze yuzuzwa, avuge ku ndimi, abanze asirimba, avuge ngo umucuranzi azahacuranga neza, nibahindure bashireho uriya wundi kugira ngo mpamagare umuriro umanuke. Eliya gusa ngo yari asatira igihe kigeze cy'amafiya nimugoroba, igihe cyo gutamba ibitambo, yamubabwira ngo ni mu nyegere, yamasenga isengesho gusa rigufi, ndavuga ngo Mana ya Ibrahimu, Mana ya Isaka na Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari wewe Mana. Ni ukuvuga ngo Imana ba Eliya bari bafite cya gihe, natwe muri iki gihe cyacu niyo dufite, ariko mu gusanga twebwe kubera kudatahura ngo tumenye agaciro k'izina rya Yesu, ni ukuvuga gukora ibintu byose bagakorangiza. Icyo nico kibabaje. Ni ukuvuga ngo Elisa igihe abana b'abahanuzi bareze aho bari babona ni hatowe baje guca ibiti, bamamubwira ngo umwashimire imaze ku mazi, aramubaza gusa ngo ese ni hehe Yesu natwe muri iki gihe cyacu niwe dufite. Ni ukuvuga ngo dukwiriye kwizera umwami Yesu, tukizera Yesu, Yesu w'umunyembaraga. Apana ni ukuvuga ngo turi mu kwama tuja gusa mu bintu, turi mu bintu by'udusirimba, ibintu by'ibiki n'ibyo nivyo duhugiyemo, tituri mu gukorera Imana ngo tugende. Ubundi iri jambo rivuga ngo Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Risobanura ibimenyetso n'ibitangaza bigenda bikorana n'abizera. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yizeye aho ageze hose ibimenyetso n'ibitangaza biza bigenda bikoreka. Bwana sifiwe sana. Yesu rero yaraje, amaze kuza akora imirimo n'ibitangaza, agendana n'abigishwa, ariko abigishwa bari batarakira password. Yesu ngo amaze gupfa no kuzuka, abigishwa nabo igihe amaze kuja mu ijuru, nico gihe yabasigiye isezerano avuga ngo ico akora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira. Ico gihe ngo nibwo muzabagabo bo kumpamya i Yerusalemu yose. Yesu amaze kugenda, intumwa zamazakira imbaraga. Umunsi umwe Petero na Yohana ariko bagenda ngo bageze ku rusengero rwitwa Rwiza, bahasanga ikirema cahoraga gisabiriza, gisaba abahisi n'abagenzi ko bagira ni mumpeze ni mumpeze. Ibo bamamubwira ngo ifeza n'izahabu tazo dufite, ariko ico dufite turakigwa haguruka. Bwana sifiwe sana. Ni ukuvuga ngo Yesu bari bafite n'uyu munsi natwe niwe dufite. Igikenewe muri iki gihe ni ukumenya Imana, tukamenya password, tukakira imbaraga z'Imana.
ubundi ntabwo dukorera mu izina ry'undi. Izina natwe dukoreramo ni mu izina rya Yesu. Turirimba mu izina rya Yesu, dusenga mu izina rya Yesu, tubwiriza mu izina rya Yesu, kandi izina rya Yesu ntabwo ari izina ry'intege nkeya, ni izina ry'imbaraga. Dufite Yesu udahinduka, nta gacu ko guhinduka ko mugaragaraho. Wo kwiringira umwana w'umuntu agahinduka, ariko Yesu wacu tazahinduka. Zaburi hazavuga neza akavuga ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabashiga kunyeganyezwa. Ni ukuvuga ngo iyo wiringiye umwami Yesu nta gacu na kamwe ko guhinduka kaza kakugaragaraho. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Bakristo bene data, mureke twisuzume turebe Yesu dufite. Hari abantu bafite Yesu w'intege nkeya, ariko muri uyu mugoroba uganire n'umutima wawe, ubwire umutima wawe ngo nanze Yesu w'intege nkeya, keneye Yesu w'imbaraga, kubera ko Yesu tiyigeze ahinduka uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Imana ibahe umugisha.